Tubahaye ikaze kuri Hospitality TV, tubashimira kuba mudukurikira. Ngiye kubereka uko watunganya karamari, ni seafood, hanyuma warangiza ukanaziteka. Ndabereka nuko waziteka. Waziteka mu buryo butandukanye, ariko ndabereka bumwe muri bo. Karamari bifitemo ikintu mo imbere ugomba kubanza kuvanamo. Hari akantu kameze nk'akarahuri ukoramo imbere ukakavanamo, ariko kaka. Harimo akantu kameze nk'ibaba ariko rifite forume y'ikirahuri, urabanza ukarivanamo. Igihe cyose uzakirininga karamari zikuze uzasanga kari akantu karimo. Hanyuma wongere ukoremo, wumve ko hari ibindi bintu birimo nabyo ubivanemo. Hanyuma iyo usanze nta birimo, gerageza gukuramo ibyo usanzemo. Ikindi kiba gisigaye ni ukuyitonora. Ukayitonora gutya, ukayitonora neza, utuntu twose tw'inyuma ukadushishura tukavaho. Mbibutse ko izi ni seafood, ziri mu bwoko bwa cephalopods. Cephalopods ni ukuvuga ngo nta gikonoshwa zigira, nta n'umubiri ukomeye ziba zifite umubiri woroshye. Hanyuma warangiza ukunyuguza neza, ukayoza neza karamari. Urabona ko ibifitemo umwenge mo imbere munini. Ushobora hariya kuyisitafingamo ibintu bitandukanye. Ushobora gushyiramo disere, cyangwa se ugafata amafi asanzwe ukayapocinga. Wamara kuyapocinga ukayabeta, akavamo ikintu kimeze nk'igikoma cyo kuza gusitafingamo ariko gikomeye, ugashyiramo, warangiza ukayiteka birimo imbere. Hanyuma iyo utabikoze gutyo nanone, ushobora kuyikatamo udusirayisi ukayiteka mu mavuta bisanzwe. Iyi squid head nayo ntago tuyita, ahubwo turayifata tuyitunganye kuriya. Iyi squid head turaza kuyifata tuyinyuze mu gafarini, hanyuma tuyideep frying mu mavuta, nayo tuyiteka. Ikoreshwa muri garnishing y'amasifudu. Ushobora kuyikoresha muri fito misito n'ahandi hatandukanye. Hanyuma ufate ya karamari uyisirayisingemo udusirayisi tungana tumeze nka ring. Hanyuma numara kuyisirayisinga, turayinyuza mu ifarini tugitose, utunyuza mu ifarini, hanyuma ugahita ududeep fryinga. Ariko mbere y'uko utunyuza mu ifarini, urabanza ukadutera umunyu na pepper, salt and pepper to taste. Urabona ko tumeze neza, ni utuntu tw'uturingi. Abantu rero mutari muzi uko batunganya seafood, turatangiye. Mukore subscribe ndetse musharinge n'aya mavideo agere ku bantu benshi, twubake Hospitality family ifite ingufu. Hanyuma numara gukata karamari uyirangije, mbere y'uko uyinyuza mu ifarini ni ukuyiteraho umunyu. Izina ry'iyi recipe ni salt and pepper squid. Salt and pepper squid. Ushobora kuyita squid cyangwa se ukayita karamari. Hanyuma squid head nazo zirakoreshwa muri garnish, nazo zikaribwa. Urabona iyo ku ruhande ni squid head, ntabwo twayijugunye. Tugomba kuyibika kugira ngo tuze kuyikoresha muri garnish. Urabona ko dukase neza, tumeze neza. Ni uku nguku batunganya seafood, cyane cyane karamari. Utayisitafinze ni ukuyikatamo uduce, hanyuma ukajya ududeep fryinga cyangwa se ukadutekana n'ibindi mu muceri no mu bindi bigiye bitandukanye. Ama seafood agira amaresipi menshi cyane atandukanye.
hanyuma iyi yacu ni salt and pepper squid, ni ukuyitera umunyu na pepper, warangiza ukareka umunyu na pepper bigafataho, byamara gufataho ugashyira mu gafarini, ugakotinga mu ifarini. Ubwo mu gihe uri gukotinga, amavuta urayashyira ku muriro aba ari gushyuha, hanyuma numara gukotinga n'agafarini uzi deep frying izi squid rings. Hanyuma mbere yuko ushyira mu mavuta urabanza use nk'uzizamura, use nk'ukunkumura gatoya gake kugira ngo ifarini igabanyukeho, kuko upfuye kuyora ugashyira mu mavuta, amavuta yakwandura vuba. Urabona zabaye coated kubera ko zari zigitose, ifarini yafasheho. Nanone ushobora kuzinyuza mu magi, wamara kuzinyuza mu magi ukazinyuza mu gafarini kuriya, ukongera nanone ukanyuza mu magi, ukongera ukanyuza mu gafarini, nibwo usanga byabaye coated cyane. Ariko twebwe twashatse gukoresha ifarini gusa ubu ngubu. Wowe ubishatse wakoresha n'amagi. Hanyuma nurangiza uzi deep frying mu mavuta ashyushye, mu rugero uziteke mu mavuta kugeza zibaye golden brown, zabaye crispy. Ikindi nabibutsa nuko iyi recipe ushobora kuyisavinga nka amuse bouche cyangwa se starter. Amuse bouche ushobora kuyisavinga mbere ya main course, cyangwa se nanone ukayisavinga hagati ya starter na main course mu gihe umukiriya agitegereje main course. Ariko akenshi ushobora kuyisavinga mbere ya starter cyangwa se hagati ya starter na main course. Ikindi utagomba kwibagirwa nuko squid ipeyaringa neza cyane na lemon, kimwe n'andi ma seafood cyangwa se ibikomoka mu nyanja byose, amafi. Nanone igapeyaringa neza na butter cyangwa se white wine and butter sauce. Ahangaha wakora agasosi ugashyira, ukajya ugenda ukozamo. Ushobora gukora romesco sauce cyangwa se ugakora Thousand Island sauce, ukagenda ukozamo ibyo bita dipping sauce, bayita ngo ni dipping sauce. Izi ngizi ziba zikeneye isosi yo kugenda ukozamo hanyuma ukarya. Wakora dipping sauce ukeneye kuba wakora iyo ukunda, akaba ariyo uza kubisavinga. Hanyuma hano urabona ko zatangiye kuba crispy. Ni ugutegura agasahani wasizemo igipapuro kugira ngo kigufashe kudraininga ariya mavuta, hanyuma warurire kuri cya gipapuro. Igipapuro icyo kidufasha gukamura amavuta aba yasigaye ku byo twatetse muri deep fry. Ahangaha urabona ko igisigaye ni ugupuretinga, ukibuka gushyiraho lemon wedges, hanyuma ugateraho na twa perisile ducopinze cyangwa se coriander. Urabona ko tumeze neza, ni rings. Ahangaha tuba dukeneye agasosi bita dipping sauce ukozamo. Dipping sauce iyo waba ufite yose ushobora kuyikoresha, cyane cyane nka tartar sauce. Tartar sauce hano wayikoresha. Ushobora nanone gukoresha iyo bita white wine butter sauce, cyangwa se ugakoresha romesco sauce. Iyo waba ufite yose wayikoresha. Hanyuma nurangiza ufata isahani utupuretingemo hagati neza uturings. Ushobora kudusavinga twonyine, ushobora kudusavinga wavanze n'ibindi bintu.
ugasavinga nka frito misito. Uramutse ufashe ibi biringanya ukabikatamo julienne, ugafata ibyo bita baby maro nabyo ukabikatamo julienne, ugafata ibyo bita artichoke nawe ukayikatamo julienne, ukaza kuzinyuza mu magi. Wamara kuzinyuza mu magi ukazinyuza mu ifarine, nazo ukazidipufurayinga, ukabisavingira hamwe byose bivangavanze, wasizemo na squid head. Icyo gihe uba ukoze ibyo bita frito misito. Hanyuma ushyireho lemon wedges kugira ngo ugiye kubirya ajya agenda akamuriraho, bipeyaringa neza cyane na lemon juice, ukamuriraho ukumva byongeyemo acide. Ntabwo ari ukongeramo acide gusa, ahubwo byongeraho na vitamine C. Turabizi ko lemon ikize cyane kuri vitamine C, kandi ikindi igabanya impumuro y'ibintu byo mu nyanja. Ibintu byo mu nyanja bifite ukuntu bihumura, iyo usizeho lemon rero bihindura impumuro, ugasanga bihumuye neza cyane. Hanyuma nurangiza uspiridingeho chopped parsley cyangwa se chopped coriander, biraterwa na flavor ushaka. Hanyuma nurangiza usavingane na dipping sauce. Dipping sauce ushobora gukoresha tata sauce, romesco sauce, Thousand Island sauce, cyangwa se ugakoresha white wine butter sauce. Hanyuma ugasavinga. Hanyuma rero iyi ni frito misito. Ubwa mbere tuzisavinze zonyine, ariko hano urabona ko ni frito misito. Harimo ibibiringanya, harimo squid head, hakabamo na artichoke, hakabamo na baby maro twakase mu buryo bumeze nk'urutoki, finger size. Hanyuma wamara gukatamo uburyo bumeze nk'urutoki, finger size, byose ukabidipufurayinga. Wamara kubidipufurayinga ukabyarura gutya, ugashyiraho lemon wedges, ugaspiridingaho herbs, parsley, coriander, any herbs you need. Hanyuma ugasavinga nka amuse bouche. Murakoze cyane, tubashimira kuba mudukurikira. Mukore subscribe, comment and share na muri video y'ubutaha.